Welcome back to another episode of I Learn You Learn We Grow Together. Ndakwakire kuri YouTube channel ya mbere mu Rwanda Gatangaza. Amazina yanjye nitwa Sandrine, nimba uri mushyashya ahangaha ndakwakiriye kandi nimba usanzwe ahangaha ndakwakiriye. Welcome back. Welcome to another episode of I Learn You Learn We Grow Together. Kuko ndi umuntu wakuze nta guidance nyinshi mfite kandi ari ibintu cyane nshaka kugeraho nkabona sinzi uburyo bwo kubigeraho. Natahuye yuko mu bitabo harimo ibintu byinshi, amabanga menshi na information nyinshi ushaka kumfasha kumenya uburyo ibintu bimwe n'imwe nabigeraho. Maze rero gusoma ibitabo byinshi naje kumenya yuko mfite ikintu bita victim mentality. Victim mentality hari abantu benshi cyane bayifite, ni nayo mpamvu nafashe umwanzuro wo kugira gute wo gukora iyi video. Impamvu victim mentality ari ikintu ugomba kwitaho nuko victim mentality ishaka kudindiza iterambere ryawe. Ndi busobanura icyo victim mentality bivuze. If the victim mentality bidindiza iterambere ryawe, wisanga umwaka uzuka gusanga ahantu hamwe, undi ukazuka gusanga ahantu hamwe, kandi ibyo ngibyo ntago tubishaka. Turashaka kubona ubuzima bwacu bwiyuburura, buhinduka, buba bwiza, dutera imbere, tugera kuri byinshi. Okay? Muranyihanganira ndi gukorera hanze kandi urusaku ni rwinshi. Ufite victim mentality nimba uri umuntu uhora wumva waragowe. Ibintu byose naragowe kubera iki bingiba ninjye bibaho, narafumwe cy'abantu banyanga, cy'abantu bagera gute, naragowe. Ikintu cyose wumva waragowe aricyo kintu cyonyine kikugenda mu mutwe, ibintu byose bibaye ngo waragowe. Icyo ni kintu kigaragaza ko ufite victim mentality, kandi ibyo bitekerezo bidindiza iterambere ryawe, and we don't want that, do we? Ufite victim mentality nimba uri umuntu ukunda kudefanda amakosa yawe, ukidefanda ku buryo nikosa uribona kwavuga uti ndapfa ariko ntago giye nakemera icyaha cyane. Wari ufite impamvu ugomba gutanga, ufite ubusobanuro ugomba gushyira ku kintu kugaragaza ko amakosa nubwo yakoze ariko ntabwo yari wowe wabitewe n'iki, ufite ubusobanuro bwinshi bushoreranye burebure bwo kwisobanura. Umuntu ufite victim mentality ahora yisobanura yidefanda, ntajyemera amakosa ngaco gufasa bimabazi, kandi ibyo bintu bishaka kudindiza iterambere ryawe, kuko imico yawe nuko witwara bituma abantu bakwakira cyangwa bakagukunda. Wibuke ko gukira gutera imbere biva mu bandi, ntago bizava mu ijuru ngo bikwikubiteho. So uko witwara mu bandi nimba uri umuntu hora widefanda n'amakosa ugira, biragoye ko umuntu yakwisangamo ngo agukunde, aguhamagara opportunity zibonetse, kuko imico yawe niyo ikugira uwuriwe. Ufite victim mentality nimba warafashe ibintu byakubayeho kera, past yawe hahise hawe, ukahagira impamvu yo kubona ko ubuzima bwawe ari bubi, yo kubona ko impamvu utagira ku bintu ari ukubera ibintu byakubayeho. Hari ibintu twese ducamo, ushaka kuba warafashwe ku ngufu, ushaka kuba warabuze ababyeyi bawe wenda muri jenoside, ushaka kuba warapfushije umwana, duhura n'ibibazo byinshi. Ntago victim mentality ikansoninga ko ibintu byakorewe nta kintu bivuze, ariko ntago trauma wagize, agahinda wagize, ibintu byaguhungabanije kera ahahise, umugore yaragutaye, umugabo yaragutaye, ntabwo ari ibintu ugomba gufata ngo bigire impamvu yo kudakora. Nkorera iki se ko ababyeyi banjye bapfuye? Nkorera iki se umwana wanjye nakundaga nakoraga ko yapfuye? N'ubundi se tuzapfa. Ukadeveloping icyo gitekerezo cyo kumva ko isi nta kimaze, ejo hazaza ntacyo hamaze, nta meaning, nta busobanuro kibona mu buzima kubera ikintu cyakubayeho. Ibyo ni victim mentality bizakudindiza, kandi nyamara birashoboka ko warenga ibintu byakubayeho ugatumbera imbere, ukubaka izindi ntego kandi ukazigeraho. Ufite victim mentality nimba ukunda gushyira amazina ku ntsinzi z'abandi. Ukabona umuntu wenda ejo yubatse inzu, ejo ateye imbere, ejo aguze imodoka, wowe uri muri bagiye mu barozi, ko bavutse neza se, nimbe n'ababyeyi babo bari abakire, ko bagiye ku ishuri se, ntabwo ugomba gushyira amazina ku ntsinzi z'abandi ngo wumve ko babigezeho kubera impamvu runaka. Nawe birashoboka ko wabigeraho utarize, birashoboka ko wabigeraho nubwo nta babyeyi b'abakire wigeze, birashoboka ko wabigeraho nta gishoro ufite, birashoboka ko wabigeraho utagiye mu bapfumu, utagiye kurogana, birashoboka ko wabigeraho utaroganye, birashoboka ko wabigeraho utavuze abandi, utagambaniye abandi, kuko birashoboka. Turi mu isi yuzuye amahirwe menshi, opportunity nyinshi, ntago wabura ukuntu bigeraho. Ubuhamya burahari bw'abantu bageze ku bintu byinshi kandi ntaho bafite bavuye. Ntago ibyo abandi bagezeho ugomba kubishyiraho ubusobanuro wivaniye mu mutwe ngo kubera ko utabigezeho, ahubwo tangira utekereze uti se kanaka ko wabigezeho kandi atarize njyewe mbigereho gute.
ese kanaka ko bigezeho yarize njye mbigiraho gute kandi ntarize ko byose birashoboka iyo ufite iyo mindset yo kuvuga ati nubwo abigezeho nanjye nabigeraho reka nshaka uburyo bwanjye nangiye gupanga nangiye gusettinga strategies zanjye nanjye nzabigeraho kuko isi ukumva ko ufite imbaraga ku isi nawe iragufevaringa ibyiza nawe urabikwiriye nk'abandi so ufite victim mentality nimba uri umuntu uhora ari muri mayese abandi bana stop it okay ufite victim mentality nimba uri umuntu uhora yumva yuko abantu hari ibintu bagomba kukumva bagomba kukwihanganira bagomba kukwitaho bagomba kuza kureba ntibampamagaye amazi iminsi biratamvugisha namwandikiye atinda kunsubiza ufite victim mentality niba wumva abantu hari ikintu bakugomba wagira ngo bagufitiye ideni wagira ngo uri special hari ukuntu bagomba kugufata hari ukuntu bagomba kukwitaho it doesn't work like that abantu bari bize mu buzima bwabo abantu bafite ibintu bibashishikaje mu buzima bwabo abantu bafite ibibazo byabo ntago wakicara ngo wumve yuko abantu bagomba kumva ibibazo byawe abantu bagomba kwitaho nabo bakeneye kwitabwa wese wita ku bandi kandi iyo wakwita ku bandi ntago abantu bashinzwe kukwitaho ntago abantu bagufitiye ideni Imana yadukoreye ibintu byinshi abantu basoma Bibiliya barabizi Imana yakoreye ibintu byinshi abanyayisiraheli ariko bagera mu kibazo bakayitera umugongo nk'aho batayizi nk'aho batigeze kuyimenya wowe umwana w'umuntu utekereza ko umwana w'umuntu mugenzi wawe yagukorera ibingana iki ntago abantu bakugomba ntago abantu bagufitiye ideni calm down uri umuntu ufite victim mentality nimba uhora utekereza yuko nta kintu kiza kiri mu buzima bwawe uhora ubona ibintu biri negative gusa mu buzima bwawe uhora ubona warago ubona nta kintu kimukoze naravumwe buse koko ngiye byakunda ukabona wacitse intege watakaje icyizere icyo ni ikintu kigaragaza ko ufite victim mentality iradindiza iterambere ryacu umuntu ufite victim mentality ahora afitanye ibibazo n'abantu yidefanda atemera amakosa ye ahora afitanye intonganya n'abavandimwe n'inshuti ze and we don't want that hano turi kugeza kubaka umuntu ufite ubwenge uri physically fit emotionally fit spiritually fit ahantu hose ibyo bintu ntabwo tubishaka bitudindiza byagenda gute rero kugira ngo uve muri victim mentality cyangwa se wabikora gute kugira ngo usohoke muri victim mentality number 1 kugira ngo usohoke muri victim mentality ufite gusura ahahise hawe ufite kuhasura nimba hari ibintu waciyemo wumva utigeze ikemura hari ibikomere waciyemo utumva utigeze uhangana nabyo ngo ubirebe nimba ari ukurirurire nimba ari uguhura n'abantu bakubabaje ugende ubarebe ubabwire ubatuke niba batukubagira gute ubikore bisaba ko usura ahahise hawe gusura ahahise hawe bizagusaba ko ugenda ukahakira ukemera ko it is part of you kandi nta kintu kimwe wabikoraho ahahise hawe n'ahawe kandi nta kintu kimwe wabikoraho ukahakira icya kabiri ukibabarira ufite kwibabarira mu buzima bwawe amakosa wakoze ibintu waciyemo ukabyakira ni ngombwa ko wibabarira ukavuga uti ntabwo nzakomeza kwicira urubanza nakoze icyo nagombaga gukora mu gihe nagombaga kugikora kandi nakoze ibyo nagomba gukora mu bushobozi nanifite ukareka gukomeza kwicira urubanza wibona kuri ikigoryi ntacyo uzimarira nk'uko bakubwiye wavumwe hoya ntabwo wavumwe ufite kwibabarira ukiyakira icya gatatu ufite kubabarira abantu bose bashaka kuba barakubabaje mu buzima bwawe ushaka no kutababarira ariko ukabirenga ukiga kubirenga nibwo buryo bwo gusohoka muri victim mentality ibyo bitekerezo ukabishyira ku ruhande kugira ngo ubone new beginning ubone itangiriro rishyashya ntabwo uzabona itangiriro rishyashya ukibaswe n'ahahise hawe you understand ahahise hawe ugomba kuhasura ukahashyira ku murongo ukahatereza warangiza ukavuga uti iki kibindi ndagipfundikiye reka njye gushaka ikindi kibindi gishyashya njye kubaka ubuzima bushyashya number 2 ufite kubaka intego zawe intego ziri long term and short term nuvuga ngo intego zo kugera mu gihe gito no mu gihe kirekire icyo bita vision and goals and objectives ukavuga uti none okay ahahise hanyuma ashyize ku ruhande ngiye Sandrine ndashaka kubiki ndashaka kugera kuki ese nibona hehe mu myaka 5 ese nibona hehe ukwezi kuzaza ese nibona hehe umwaka uta ese nibona hehe mu myaka 10 nibona hehe mu myaka 20 like me njye nibona mfite private jet kurota n'ubuntu subuntu se kurota n'ubuntu njye nyamana mfite private jet ariko nizera ko igitekerezo umutwe wanjye umpaye bivuze ngo mafite n'ubushobozi bwo kubigeraho oreje nimubona njye naguze private jet ntibizabatungure ariko ibyo ntabwo nashaka kuvuga ko utsetting intego
kandi ugatangira gushaka uburyo uzikora ngo uzigereho gake gake, umunsi ku munsi, ukwezi ku kundi, umwaka kundi. Okay, ikindi ugomba kumenya yuko uko wavutse, ibyo waciyemo hahise hawe ntabwo ari amakosa yawe, ariko uko uzapfa, ibyo uzageraho mu buzima bukuri imbere, uko tuzakwibuka numara gupfa, uko uzabaho, byo ni amakosa yawe, ni amahitamo yawe. Ibyakubaye mu butoya ntabwo ari amakosa yawe, ababyeyi wavukiyemo ntabwo ari amakosa yawe, famiye mbi wavukiyemo ntabwo ari amakosa yawe, ubukene bwanyu ntabwo ari amakosa yawe, ariko trust me, bizaba amakosa yawe niba ubaka umuryango ukakunanira kuwitaho, bizaba amakosa yawe n'upfura umukene, bizaba amakosa yawe niba uyandarika, bizaba amakosa yawe niwicwa n'ibiyobyabwenge, bizaba amakosa yawe ibintu byose bikuri imbere. Ibikuri inyuma nta makosa yawe arimo, ariko ibikuri imbere byose ni amakosa yawe. Bizaba amakosa yawe cyangwa se intsinzi yawe. Niyo mpamvu utagomba kwita ngo ibyambayeho, ahubwo reba ngo ese ibyizambaho ejo mbihindure gute. Iyi victim mentality nayibayemo, niyo mpamvu ndi kubabwira ngo muyisohokemo uyu munsi, dushake icyo gukora. Point ya nyuma ndi busorezeho ni uko nk'umuntu kugira ngo usohoke muri victim mentality, ufite gutangira gufokasinga, utumbera ku gushaka ibisubizo ushaka ibibazo, kurusha wumva ibibazo, ukava mu bintu byo kumva ibibazo ukabyitaho, ukabitekerezaho aho byavuye, cyabiteye, ukaburana. No, ufite gutangira gutumbera ku gushaka ibisubizo kurusha kureba ku bibazo byawe. Ikindi ugomba kuva mu bintu byo kwirebaho cyane, ufite gutangira kureba ku bandi, ukareka kwirebaho. Naragowe, nabayeho nabi, ntibanyitayeho. No, ahubwo ugatangira kuruse abandi mafashe gute, abandi mbiteho gute, ese umuntu amufasha gute, ese dukorane gute. Ugashaka icyo utanga kurusha kubaho uri umuntu umva utegereje guhabwa. Ntabwo ari byo, ntabwo ugomba kuba uri umuntu utegereje guhabwa, kwitabwaho no kwihanganirwa. Ahubwo nawe tangira wige uko ufasha abandi, uko wita ku bandi, uko wihanganira abandi, bizagufasha gusohoka muri victim mentality, wubaka umubano mwiza n'abandi, wiyubake nawe ubwawe, za ntego wasetinze uzigereho, utangire kumva ko waremewe purpose yo gutanga, yo guhimigisha abandi, utangire kwivugaho amagambo meza, utangire kwivugaho amagambo y'ijambo ry'Imana, ko wahawe umugisha, kukunzwe n'Imana, wiyiteho kandi wite no ku bandi n'ibindi byose bikuri hafi. Okay, ndasoreza ahangaha. Ni mpamvu ibintu kuvuga bigufashije, ushaka kuduha subscribe, ushobora kutwandikira muri comment, twagusubiza. Turahari ku bwawe kandi biracyaza. Okay, bye.